suri inshuti na tijara bihakane we ubihakane se musira mugenzi wese n'umuturanyi wawe nyine tijara inshuti yawe nta nkingurukire mvuga ibi bintu rero ariko ngo nagagikora kuri ya noza kuri yacana amakuru mfite urumva pondi tira amafaranga guhaye breaking news nziraguye mu kiganiro kiriho kamera zamure bino breaking news izaroranga shirayo iragunda gase Imana ishimwe n'abantu amuntu arurimo Imana ishimwe abibonye ita ku bya debeni na Medi simwe ntiyarogesheje undi bamwe bakemera bakaba abakristo ejo bundi bakaza bakerekana ngo uburyo ngo Medi ahora arwana n'umugore bakavuga kimwe cyose we uvuze ibintu bikomeye abakunzi ba Medi urahazi icyo wanyweraga cyo hariraga reka ntange breaking news hanga rero amakuru mutaramenya muri showbiz nyarwanda hanga breaking news abanyamakuru bose mubona bafite ubugome n'inzangano muri showbiz nyarwanda hanga bose barwaye sida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nizere ko mumeze neza. Of course mwenye nitwa Cheketu dakina n'abana ukira n'abanyina saratandukanye mu bice bigiye bitandukanye sibanganya inkuta na senye nanga isamitima uramamaga sha cyo kose kavuye ivuze iryo jambo riratsetsa uramamaga yewe uramamaga nditaba meze neza shani fresh bro ni fresh kabisa abari kuri Kigali news 250 ari barambwa turamujama ariko wazamuzana ko mubona bageraho ni Murumuna wawe nkabati nawe ni w'inyarugenge ni Nyamirambo ariko nyine bajya bande bijisho ryiza kavukire ariko ari kuntu wasanya kanati mujye mundebira ijisho ryiza ngende cyari yakavukire Nyamirambo producer Mike Mob ndeba ijisho ryiza nkingurukira ibintu mvuga ngaha abenshi bamubona nkaho ndi kubeshya kandi man bamvugisha ukuri abantu bazijye mvuga nibo bamenya nibo mabona kubabwira ngo ure niba utaramenya nkingurukira undebe ndebe ijisho ryiza Isiaka reka narakuvomoye ejo ariko cyagiye no kuri Imana uzaraka umutima mubi wa na mutima mubi wa na bifu ngufitiye kubera ko man ni wanga kuvuga ibyo ubona nta kintu uzamufasha cyane po kabisa man ko twisuza abakunzi bacu abari mu Rwanda abari mu Canada Saudi Arabia ndebe ijisho ryiza bankingurukire nimirange ni yindi 0785 998 bakureba icyoroshye bandebe ijisho ryiza ushaka kunkurikirana ushaka kugira ngo umenye ubwino buri muri showbiz nyarwanda account yanjye yose igenda ujya kuri Instagram uforonge Mike Mob official nabonye abantu benshi banakore subscribe wa kwizina entertainment najya kuri YouTube yandika ngo izina entertainment urasanga amakuru utakurandi hantu amenagura aba bantu njya ku ma space bakanturumbura baratse gato utamvugira ibintu wabuze umbwira ngo nabaye ikintu ukundi yeze owe turabana ngo binyamirambo shumbisubize NYC boy ariko batureba icyoroshye batureba ijisho ryiza bari ku rwango ese siya reka ngiye nkwibarize numuntu utarambaza ngereka nkubaza we nk'umuntu maze igihe kirekire muri showbiz nyarwanda niki gituma umuntu wari umuhanzi urumva cyase wari umuhanzi ahinduka umunyamakuru cyase agahindura kariyeri ubwo ndashaka kujya nitse kuri iki kintu cyandi umuntu ko yamaze kuva kuri Kiss FM agatajya muri umunyarwanda cy'umugani ngo havuyemo umwe twashire mbabarira we kanje kukurekura umva ubaturitse oya ntago ndibure kure breaking news anganda kubwiza ukuri ko oya na breaking news ko ngiye itwe nk'usana byirukanze byane n'agahinda yego kandi iki kintu muranarkivugaho yego hari ikintu cyagitwa ngo space ihuriramo abantu bajya batandukanye twadukundi mwaramvuga yego ni imiryango y'abantu bahuriye mu miryango ya LGBTQ niko mbyitangeye yego ubutinganye none se yego ngiye kure kumanuka uri murazira iki ahantu hose mwitangazamakuru muri ejo bandi baguturumiye muri space inshuro zingahe nabyo bivugaho numva yego ahantu ugiye kubera iki abantu mu barakwanga ndashaka kugira ngo uhita unamanukira kubiri muri ino mihanda banza umbwiye kuri cya space baguturumburamo uramujyama wigize ariko sharika ngubwire bya abantu bihisha sibyo nibigaragaza wowe usanga hari inenge runaka bafite yego isi urakoze kwampaye chano yawe ngo nyivugere ibi bintu ni ibintu ngiye kuvuga ngiye nkunda kuvuga ibintu biremereye cyane sinjya nkunda kuvuga ngo ndavuga twatuntu tw'abana Isiaka cyase ngunze gusetsa abantu wenda abantu ku chano yawe bakunda story zawe ukunda utwara ibintu byawe ariko njyewe njyaho ngeze ndahitaza kubera ko ntago naguhereza ndi kubona uko ibintu byafo ubaka kanya iki ndi kuvuga akanya
turi kubona umuntu umwe avamo undi ajyamo muri showbiz nyarwanda kandi uri kuvamo ari kuba aremereye kurenza uyu nguyu urimo araza mushya. Turi kubona abantu baciriritse badafite art ikomeye mu Rwanda, ugasanga no kurema araza muri art ntago afite na competition nako zituma nyine ari umuntu uhagara kuri stage avuga ko yakora ibintu Isiaka. Ngewe rero muri kwibona ndagenda negere ba bantu bafite ubumenyi, sibyo? Nanjye ubwanjye ko nararwanyijwe nkiza na Isiaka kandi baracyari kundwanya, urumva Isiaka? That's why ngiye mbwiga ngo nujye unambona hano imye ko ngenda aho ngaho ndi gushaka makuru. Ndashaka kugira nze kubura ngo menye se ibyo nimwe murakora muvuga koko mufasha abantu ni ibyanyabyo, sibyo? Ngewe ikintu abantu benshi nabwira gituma bankura mu space yabo no ukuri kwinshi tu. Iyo uvuze ibintu bibi bakora inyuma ya kamera barandwanya bakanturumba aho bambonye hose. Nabonye izi space zabo aho ngeze hose Godfather uyu nguyu wigize Imana. Ariko n'abatinganyi. N'abatinganyi nibyo n'abatinganyi kubera ko nabangari gukora hanga wagiye kubona n'abanyamakuru babo babaretse bigendeye, sibyo? Bafite ibyo barimo barahunga badashaka kuvuga. Niba ndi kubwira abapeti mu abajene bazima ndashaka kugira ngo twitse ku kintu cy'umujene bita yampano. Ibi ni yavuze ejo muri mwabonye hari ahantu abenshi mwabiciye amazi kandi uyampano ni umuntu afite ukuboko gukomeye muri showbiz nyarwanda. Yatanze icyuya cye na rebo yiwe yamufashaga kugeza aho mwagiye kumva mwumva ingurube nka Jessica Kwiza namubwiye ngo genda ujye mu batinganye nawe. Niko Jessica Kwiza ni nama yamugiye abaragize ute abaramusebeje urumva wari ijisho rya rubanda urumva ahindutse ijisho rya Sekibi kandi ngere cyo ndikubwira nyine niba ushaka gutera imbere bakwereka ahantu ugomba kujya ngo ugiye gukora ibintu byabo. Ni gute muzumva ko showbiz abashingiye ku bantu bamwe? Ndikubwira mwege mufite amacana akomeye ama catfish kuri Twitter. Mike Mob mu ndebe ijisho ryiza ntago nje kugira ngo ndimbamenanze mukora ibintu bice mukuri. Ishyari ryamaze kuba ishyari bro. Isiaka rero ngewe nkimara kubona ibyo bintu buri muntu wese uzika kurikirana ibiganiro byanjye agomba gutesobanukirwa ngiye aho ngaho ndinde ngenda guturitse nta mikino. Ese ubona barimo barajya muri twa dukuni navuze bazira ko banze gutinga. Yego abanci barimo usanga reka nkwereke ngenda kunze gutanga urugero ukuntu umwana w'umutinganye muri showbiz nyarwanda ku buryo utabyumva. Ndashaka kugira ngo buri muntu wese ukurikirana channel yawe amenye yuko ndi kuvuga ahangaha nibitaba kuri we bizaba ku mwana azabyara kubera ko afite inkomoko mu Rwanda. Ndashaka kugira tubake societe ifite yiva nahigana, zubyo ibyo ngibyo nimpamvu twavuga ibi bintu. Isiaka nureba neza urasanga buri mwana wese umwindasi nyarwanda ahangaha impamvu adagira izina rikomeye ngazama akamenyekana nditsa ku mwahanzi bita Kaya. Uyu mwana warimbye ngo baby feza vraiment sanze. Uyu mwana afite talent ngero ufite indirimbo ze zose yakoze n'izambere bro. This is the best talent rigeze numva. Ariko nta jisho ryiza bamureba. Ntago bamurebye ijisho ryiza kubera ko yaraje as a young generation adafite uburyo yambuka. Abantu ari kumubona mubwira ngo ese birasaba iki kugira ngo uzatere imbere ukene management imeze ite. Ahanga nibwo ndetse ku bantu bafite amakampani akomeye mu Rwanda iyo bagiye kureba umuntu bajya guselectinga urumva ngabo umuhanzi ukomeye ntago bagenda bagende kuri avuga ngo ufite tara baravuga ngo ahubwo unama neza cyangwa se unama neza. Kunama gute nyine kunamisha gufatisha amano sivyo bajya birimba se ngo bakunda na views inyuma abo ngabo nakubwiye ko imico yabo imwe n'imwe ntago njya gishyigikira. Niyo mpamvu ndi kubwira ngo nujya kubona ukabona ati wanyu yakunaniye igihe n'ahandi hantu Isiaka nta mahirwe ubufite aho hantu cyane. Niyo mpamvu rero uzasanga ati ziri mu Rwanda hanga nongera gutamvuga iki kintu mbwire wowe rakinze Imana nta kintu mpfa nayo muvandimwe nkinguru cy'undebe uri gufata ukafata umuntu nkakari soro go posting ari umuturanyi ugiye kumuvuga nabi ndamubomora ndetse yarabizi na okay reka nkwereke reka bigenze gutyo kubera yuko abantu benshi bazi yuko rakinze Imana ari umuntu wakoze ibintu byiza mu Rwanda nga mu showbiz nyarwanda kandi yatanze n'icyuya cy'abantu baribona kuva za Misiri agenda ashaka kuntu yakora ata nyine byiza kugeza na imuhaye control RBA ejo bundi mwarabibonye. Uyimuhaye barayimuhaye ngese nyimuhana ari imuhaye arengize ngo ako bamaze kubona ubwo buhanga yende kafite ukuntu zibwaniriza abantu byiza. Mureke gushyigikira abantu bakenisoro kubera ko ari muri 155 muvuga ngo kuri Twitter arango barimba neza niyo ndagukomantinga nkubwira ko ibyo urimo urakora ntago ari byo. Muri gushyigikira abantu badafite art, muri gufata abantu badafite ubushobozi mukabahereza imbaraga. Muri kuvuga ngo Bruce Melody ni umuhanga yasohoye indirimbo mbi, The Ben nasohoye indirimbo mbi ukavuga ngo ni indirimbo nziza. Muri kubiterwa n'iki kwera k'amafaranga muri aryo umunsi umwe ntago muzi ko ari imyaka yose. Zobone nabonye wa mukobwa nawe bavuga ngo no mu lesbienne bwasohoye indirimbo ya dance kandi ndimo nkumva wapi ajya kuri kwanze Imana nyine avuga byinshi. Yego yagarangije avuga ati nawe nze Imana turaziranye uzansaba imbabazi. Hari akavideo nabonye arimo garacara mu kiganiro yari kumwe na Nzeyimana yego bakiri gutyo
urumva ariko bakibagirwa bavuye yego birakwiye yuko njyewe ubwanjye ku giti cyanjye nakureba nkakwanga. Reka nkwereke akantu njye sushaka ikiganiro kiryoha, njye nkwereke akantu tugiye kwikorera. Ugiye kuvuga abantu baguhemukiye muri showbiz nyarwanda ko bakora bazi ni benshi. None nanjye ndazanitse ko amazina y'abantu nusanga mbavuze ari babiri ugasanga bose bahe mu kizuru kimwe, abantu babasobanukirwe. None se hari abanyamakuru bageze nko muri batanu sinabarondera bose. Vuga ndashaka zamuka muzamure. Tugende kuri Irene muri ndahabi. Irene ikintu cyambe nakubwira cyo muziho ni umuntu utagira urukundo rw'abantu, ntagakunda abantu. Gusa ariko yari imbere ya kamera akoreka ko ari umuntu mwiza. Ndahita ntanga urugero rworoshye cyane. Ejo bundi mwabonye ukuntu yaherege so bita Platini amubwira amagambo amukomeretsa cyane geragenda na Davisdi bari mu kiganiro cyabo. Breaking news Mutere aratanga breaking news ahangana nibagiwe. Ako sikanavuze ko navuze kuzereka. Wayempaye ko nta kibazo. Yiguhe uyu muntu witwa Davisdi bimwe baravuga yuko amafaranga ubutwa Victor yamuciye. Yamaze Victor Suzuka yaramubwiye ko azamuza mu bitaramo cyiwe. Byamaze guhinduka. Byagenze bite? Haraza undi muhanzi uciriritse. Amafaranga bari kwitanga amafaranga badafite bakavuga amafaranga kuri kamera badafite. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo uyu nguyu Emile nawe numbajijeho tugarutse inyuma gatonya imico ye ntago ari sawa. Abantu benshi bakorana banamuvuga nabi. Ndetse nitse kuri abana bakoranye. Vesti na Androcas. Oya, nese ntago ugeze uvuga ko yagiye kubadunda cano yabo akayikomeza. Nejo bundi bari mu biruhuko ntago nigeze mbabona kuri cano ye. Oya, ahubwo none amakuru naje kwakira nuko buriya Irene nawe ngafite umuntu muri bari abana ngo arebe ijisho ryiza ngo binarebye nabi yamutamika igitwe. Ni amakuru mba ndi kumva bivugwa ku muhanda anga. Yego. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo uyemere numbajijeho ntago ari fair. Gusa yemerene ntibivuze ko atanakoze ibintu bya Dani showbiz nyarwanda. Kubera ko urabizi neza mu bantu bahagurukije abanzi nyarwanda akajyana hanze urumva nawe arimo. Ako ntiyasubire Burundi. Isuku yabadoze. Amucira mu maso. Iriya mico ntago ari sawa ariko nanone ntago ari sawa. Isiaka niba ushaka kugira ngo ubwire kuri Emirene urabizi neza ko abantu benshi bamwitsaho nabi. Ahubwo nibaza ikintu gituma abantu bazi kugenza ibyaha. Twagiye tubona abantu bagiye bakora ibyaha bagakurikiranwa. Ariko iyo bavuze ibintu by'aba bantu babona nta muntu uza kubyakira. Twadukundi nakubwiye. Nese ushaka ko no muri polisi cyangwa muri leta muri Niba harimo ikizuru cy'abantu bavuga ngo ntago bakwakira birego by'abana. Oya. Urwego rw'igihugu rwose cyaha Niba nta muntu rutakira. Yego. Kandi hari n'abantu burya abantu benshi batinya ngo muri Niba no Scovia. Yego. Niwe umuvugizi wa Niba yabwiye ati ujye uza kudusatira karaka. Yego. Abatera karaka. Ura Scovia wo murebe ijisho ryiza. Mureba. Kuko iyo ndebye ngiye nkafata Scovia nkamujyana na Godfather bose mu aba public speaker urumva nyine nibyo kuvuga ibintu byiza by'umuntu uvuga nibibi bye. Godfather na bintu byiza agiye akora se Godfather birahari birajya akora aragiye atabariza ariko nanone iyo bigeze kuri za timu zimurusha amaboko akubita banguranya mu mavi nakubitira. Ahubwo ndibaza ngiyewe ko nyiri uruhinja mu nyangira iki kunye kuri special mu kanturumbura murambaza iki asanga isura yawe wenda. Niyo mpamvu oya ushaka umperegeta nakumvije kandi ava muri kiganiro ruke ndashaka kujya tuhaguruka mu buryo Isiaka ndashaka kujya tugaruka mu buryo Isiaka reka nkwereka ari kuwiseka reka abantu bagusobanukirwa Isiaka yego nanjye ndashaka kugira ngo ugeranye umuntu urumva bita Godfather kuko ni umuvugizi w'abantu benshi ana representing impano zimwe na zimwe nubwo hari n'izimwe yindi nyina amugaza akazica uze kumukomparinga n'umuntu bita noneho ikanda ngo Scovia kabane tubiho. Oya wiberereka ndabyanze wiberereka nshaka ikintu biransa kuko birahura bose bavuga ugeze kubona yego kuri Twitter ibyo bankuri bano bajama bose oye nabibonye ariko nashaka kwisango hari n'abandi bakokora ndi macana none se bimbwira mbyumve n'abantu babyumva hanga bimenye ese ngiye nago banshiye ku Twitter hano hose ngisiaka nyine barakubani ngo nitiriye ngikinyamakuru ye nta radio nashinze ahubwo izina ryanjye wibye cyane Mustafa Kido oya baretse gato ngiye kwisango ni nk'umwana mu rugo yego bari abanyamakuru bose ubona bakaze bayemerene buri baje nyuma yego bamwe bava kuri radio Sarusi urumva abandi bakava ibutare kwiga barakagira ibiki nkajya nza urumva nkababera iki menta ukabigisha ikarangira bagavayo bagahita batanga itanga ngo Isiaka ngo tumukine ntabwo ubizi se ibyo narabyumvisha ariko urumvaga ari ibihuha ngo niyitirira ngo izina ry'umuntu ngo ndi manager bisango wari singa kuzamuruka breaking aho kubera yuko
uramutse ubivuze mu bwo buryo banashaka ngo si abanyamakuru se nye bagora kwisanga. Reka twitse ku mazina rero. Ndashaka kujya duhera ku muntu bita Philipita. Hera aho ngaho. Abantu benshi murabizi oya, urabizi neza ko bura Philipita umuntu agiye uzana remereye. Hera kuri Philipita. Ko yatarongora se. Dukomeze. Ako kana ariko je babo we ntabwo Isiaka ndi guhereze niwo biteye reka tubikore ndabikunze. Abantu benshi mwagiye mwumva abantu bagiye bitsaho yuko bafite imico y'ubukobwa muri bo. Ndagira ngo nakiri mu Isiaka angaha abanza nzamukire ambwira impamvu abantu benshi yica ku banyamakuru batajya bashaka kandi bageze imyaka abandi bagashaka abana akabata mu misozi bafite abahungu bagendana nabo. Nase Philip tari bijya kumufungira kuri rwese amenyo azira kwihakana umwana kuko yarabyaranye n'umukozi wo mu rugo kandi umukozi wo mu rugo yari umufana we urumva ibiganiro mu gihe yakora ikiganiro cyitwa Isango na muzika ari nawe wakizamu yego aramukuba umukozi akosubira yaraniwe gufata bya byana byiza nabonaga ari byana by'ibiyo babaga bari kumwe ni foto se nese ya mico baravuga kugira ngo yubike bari impamvu atabyara rero twaje tuvuga nakadashaka nuko hari imico urumva yego abantu baba barimo batavamo akabati ninshaka se n'umundi kabaza tuba ngo kunamisha mukize ninshaka umugore yego kakazi ko kunamisha ntago nzagira gute ntago nzanyinga koze mwabantu ibintu bivuye mu kiganiro ntibizambazwe Isiaka iruvuze birakomeye ye baba we irakavukiye ko ntago uri kavukire n'ubwo kwita Nyamirambo nge ndi kavukire oji yego zamukubwiye kandi undebera icyoroshye ese andashaka abajama benshi mbazi nuko bano bajama benshi mbazi kabisa so ngo bagusohoka kuri space n'ahantu hose baranturumbura nose ngejo ni uwitwa Emi nyawe yanyikijeho aravuga ngo uyungaje gukora icyangaha muri space baturumbura uyu nguyu naramurekuye umuriro mvuga ibintu byagiye akora ariko korigeze ako reka miteranditse ku ikintu witwa Emi katiye yumva nitse ku byagihe nkubona wa muntu aguta ibiceri ko nabibonye kiragihe ko nigeze mbivuga bivuze se oya kuko ngaho byasa kujya nje no muri famille kuko bavugaga yuko ngo umufungo wagiye kumutamika ngo muri family ngo ni support kandi nyine ngafite ukuntu ngafa Sajimane ntabwo abonye hariya yego muri ingenzi comedy hariya yego ajya kuri stage gahita afata wa mwana kana kakabyati nje mwemereye kuzamwishyurira iki amashuri mpaka soje ntago nabibonye yamwemera kumwishyura ishuri Emi nese amafaranga yamukurahe kinzana ngira ngo wenda kumukindura bari kumwe na X agahembwa se oya nese dynamic bura dynamic ari amafaranga ko yatunga umuryango wose asanga arahanda kure ahubwo baturebe cyoroshye ba diaspora urumva yego natwe urumva wenda shoba ngo wenda banemo kumva ko gutya gutya urumva ariko urumva abantu basigaye bagira udutsiko bakango twajya gufashisha isya twaye kumufasha hari n'abakodesha za matera n'ibikombe oya ahubwo urakoze cyane ukivuga kuki twakawunga ukivuga kuki kintu ndagira ngo mbwire aba bantu yuko kavukire ngiye nashinze association bita UNDI iyo association nifasha abana bavuye mageragere abantu bavuye mu magereza kugira ngo bazi nibagera mu Rwanda hangake mu gihugu biyakire babaganirize kubera ko ari ahantu ihungabana havana riragukindura ntabwo bishanzwe baretse kwiba oya nyine ubujuru cyangwa gukora ibituma bajya ariko nyine urumva iyo umuntu avuye arahantu yaranibye nese hari ukubita n'umuruka mu menesuru ugasanga gutayara ahantu ariko nanone ugiye hari ahantu kuza kwiyakira bigoranye bigoranye twe muri aba banyamakuru abo ngabo nabo bavuga ko nabo barabizi ko ari abana kuri ngiye barabizi barakuba bamwe kuko nagiye kumva bamwe mu banyamakuru mwagiye mukorana kwa Bakti barakwitsa bavuga ukuntu wari umukozi unaza akakubita ibiraka by'igihumbi ntacyo ariko abenshi baranyambuye asubundi kukubaga ye ntacyo mfite ngiye manuka ntacyo nucyo kora bavuga ngo nawe wantumiye mucegete nose jya bintwaye iki umva nyine mubwire kavuki yego ratafa wamfura wishyigikira ibibi byanjye cyangwa wange kuba ngo kubera ko turi ariko wenda ushobora gushaka ikiganiro kirigise ariko ya dukomeze ntago nese nagumvisha ibiganiro urumva uyu nguyu bagiye bafata bikarigita ubu bagiye bafata uyu ikiganiro 3D TV abanyamakuru badashobotse nakubwiye ba Romeo ni Emi ikiganiro bakoreshe banuze baniga ba Bitkira kikarigita bakirwa bagiherekanya avuga ati kumira ibyana sinshaka kubyitira imbere abantu ukunda Bitkira na Nesa
mubarebe ijisho ryiza ndabatabarije ese ashara muvuze nibika kwa rekiriki shaho yego wamfura akura muniga urambebi naramusuza arihirinze musaza aho yirirwa muri studio akanararamo buriya se ngo iby'abantu bose akajyaza akamuvana muri studio gatumwananya ngwino n'ubundi ntabwo uzarya hit kubera ko muri kumwe bajya muri coding agataze ikindi gifi bakamwigiza ku ruhande ko byarangiye bamuroze yehoreresha baba ese ni waje kuri meshe temete ukavuga ngo nahaye miliyoni ngo zingahe akasha miliyoni wahawe ahubwo ngiye navuze ukuntu ngiye ntabwo navuze ukuntu wahaye miliyoni navuze ukuntu wowe watamiye ukimara gutamira wazuhindura inkuru ariko n'ubundi inzara iri yagukindura ugatamira ariko Isiaka ni byiza ntabwo mu rugo barya oye nyine kuba ni byiza ko warya ariko nanone ntuheregeta abantu n'ukuri ahubwo ikintu cya mbere ubwenge oye ako nanone nkawe urumva abantu baragusobanukiwe niyo mpamvu ari kureba ibiganiro byawe nkabona karakantu ko kugira ngo ukoreshe ukuri kwinshi kurimo na comedy birabacanga bahereza ukuri kutari ivumbi kuvuga yose si byiza akisa ntabwo uri kweregeta man none se mubwire shimi yanjye ntabwo ngiye nerekanya ahantu ntuza sabe yaguye ni wowe nyine wahajyanye umuntu abanyamakuru bange bafaze ziriya video mpaka bakarya bagahaga none se ngo byemeza hanga nyine byemere wowe ubwawe nta connection iri hagati yawe na sabe sinatigisa kugira ngo okay byemere ntari wanga bihakane ko we nta connection iri hagati yawe na sabe cyangwa se uyu mukameraman mwajyanye fisi nta connection yanyu yarimo hagati hari ahantu mwe bwanye none se nimba nyarajya guhiga inkuru nkagera ku muhigo ninde wakujyanye inkuru njye wijyanye none se kankubaza uyu fisi nikijo nkavuga ukuntu hari ahantu mujya nese ahantu mwarimo murubaka cyangwa murataranga mushaka inkuru mujye mukumira ibyo bintu hakiri kare nese mbasa namuvugaga neza mwamuvugaga nabi kandi ikintu gihari ikintu kigari igihari kimwe ni ukubera ko abantu bose bavugaga sabe nabi bashaka kugira bamusenye ntago bamukundaga ese ko ngubwira nimpamvu uratuma ntangira breaking news ahangaha komeza mfite amakuru nashaka kuvuga kuri ibi bya sabe komeza wari gushaka unkuroga reka tunabivaho urumva ariko ngewe urumva nahaye umukoro urumva yego abantu bari batangiye kumanuka sabe urumva sabe yabaye sabe abantu bose bamwanze ariko naje babanzi benshi basabe reba bacecekesha iriya nkuru yaguye nyitangaza byatangiye umurindi bari bafite gucika ariko nakunda byacitse cyane nyine nicyo kintu kintungura kubera yuko inkuru zawe zose ntago zimpactinga ku bintu bya byiza mbanumva nyine umeze nkaho ushaka kugira ngo utwikire abantu ese kuki utwika kandi uri muri atwika arimo barashya bagurumana bagomba kubashumira ako n'ubugome ntago ari ubugome nese umunyamakuru azanga kuvuga icyo yabonye oye nyine icyo wabonye ushobora gusanga ari cyiza ariko none cyafasha n'abantu kuvuga ngo se sabe yaguye mu muhanda kwa ukamera uwo muhanda ryo tutazagwa abantu ushobora gusanga yanasitaye abora yaguye hari umujyama wanjye mwifuriza kuruhukira mu mahoro hari yaguye sabe hepfo yagukiye ku ruhande haguye umujyama wanjye ari ku igare urumva finale ahita navaho yarigendeye yari bagira arapfa Imana mwakire agura muhanda dusaba inzego zizashyiremo dodani nacyo tuzatubivuga harapfira abantu benshi bro hari ahantu ameze kuri aho ko nabonye ari wera kuri 40 kumanuka mpaka ku kadege mu rugo yego ariko urumva nyine birabiro wakoze nanone naribishimye ari na video twanze gusohora kubera iki utazisohoye okay urakoze cyane byibutse Isiaka misiri bakamakunda kuvumbuyeho wowe video wanze gusohora kandi umuntu yamara kwaka amafaranga ngayiguhereze bamwitaga nde si pundi tira amafaranga guhaye breaking news nziraguye mu kiganiro kiro kamera zamure bino breaking news izaroranga shirayo iragunda gase Imana ishimwe n'abantu amuntu arurimo Imana ishimwe abibonye kavuki Imana inyamiramo ndagasinye akimvura imeze nka tornado biraguye be uyu muyaga urimo razabonye ahantu ugeze inzira yaguye nzumenya neza babire abonye ko inzuguye wallahi iraguye mu kiganiro ngiye gutaruka rero kavuki ntago ari wirukanze ngiye ntago nirukanze cyangwa ubigize murare kugira ngo iranzitirwe si impande y'iwanyu aya si impande y'iwanyu ase ni muri karabaye ura mupapa cyakoze wallahi reba cyane wihiritse
nimba ruhitse turabizi inzira abadukurikiye oya mwana umva serekera bari ikiganiro kirangiriya yari breaking news twisoreza kavuki inzira guwe bana mu kiri kiganiro cyane kujya gufata inkuru Isiaka rero birate ariko rero igiye kukubaga mubagira ibisiga wowe igiye pundi tegwaga amafaranga kugira ngo mwese ikiganiro cy'inkuru yasabe amakuru mwe mwamaze kumenya suri inshuti na tijara bihakane wowe ubihakane se musira mugenzi wese n'umuturanyi wawe nyine tijara inshuti yawe na nkingurukira mvuga ibi bintu rero ariko ngo nagagikora kuri yanuza kuri yacana amakuru mfite urumva asera ko navuze ko nashaka kuyobya ubishaka kunyobya tugende hari ahantu se ngo wavuze ko dutinya kuvuga oya nuko yarakize breaking news nze kuri ahanga biraza kungora kuzirinda okay ahubwo banza bitse ku kintu cyo kuba urumva wowe warafasha ibiganiro cyagira video uyifite uwitwa pundi takaye kwaka kujya gwa amafaranga harimo hase ahubwo idarapo imbere y'Abanyarwanda nuramukubeshye umenye kunda kurituraho umuriro nese go simbivuze vuga ko warabaki cyase wari muhaye amafaranga ntiwayarya vuga ngo byagenze gutya na gutya kwera ko channel igiye kujyaho ni channel bari bibye bita ukweri times bari bavuga ngo wayibye kandi bayigurishije ukweri times namikino nta kibazo abana b'ijomera tumenye inkuru koko oya nyine ka nkubwire wowe gira ikintu uvuga ko ya video imbere y'Imana ishobora byose yego ntago nayimuhaye ariko cyari ngombwa kuyimuko nari cyozo cyayo yari kwa upload kuri reka mite mbivuga n'ibintu byari muri video amakuru namaze ngo ni mu warumugira nese warakunze sabe warakunze sabe kwa mugabo aguwe urenzaho twatse kuki wari wagiye waturenzaho video mwari mwasuye bwa mbere kutaturengejeho video ya mbere yasohotse muri hari ahantu mwagiye na Pastor Claude se wamujyanye kora murangira hari ahantu gajye kwafatira video kuki utarengejeho twatse ngo mugirire impuhwe sabe mukunda we n'umugiremo si uri mu bantu bagiye bwa mbere bakajya kuzana ibimenyetso bimubambisha abananga muri Nyamirambo kirwa mwuta Isiaka wowe akinkura isirange Isiaka wumva ngubwire nta rukundo rufitiye sabe ahubwo ikigaragara cyo breaking news amakuru mubimenyanga mukurikira channel Isiaka umenye yuko waje gusanga amafaranga yo kumereza kuri video ari makenya kandi saga rimaze kurangira atinya kuyisohora video ngo no rukundo warukunze sabe ngo renza aho twatsiye ako ntago ngubaze nkwanga nukuri ko Imana ni byiza kugira ngo abantu basobanukirwe yuko niyo mu muri ko ibiganiro gutya sabe na makuru hari n'amakuru yandi mufite uko ari mu kizuru birenze nibi ngibi ntago ajye kugaruka gukora ntago namaze kwimenya kubera wasanga Chita zamukorera kuko tugera kandi naga gihari ese amakuru ya Chita inshuti yawe ko nabonye none arimo arakora nawe yabaye nkayaka arimo arakora mu bisusu by'abantu abibonye sira video razobonye nawe se abibonye ako ntago byibashye agati y'amaguru ngo musi mukandara nta kigira ntago byibashye sabe urumva abanyamakuru twataye gutandukira kandi se bura ko najya mbona avuga ngo bamwe ne bakoze nkuru ngo sabe ngo yatarutse garavunika n'ibiki ariko nabo ejo nabone buriya se bose bakavuga ku muntu umwe ko nabonye ari wa muntu none bari kumwe bose nyine wa mukobwa usanga nyine bamugoboza ijambo ryitwa abenda hamwe uzicyari icyo risobanura buriya bose bagira hamwe kuko kwenda hari ukwenda no kwanda uwenda rero aba yakira hari n'uwenda rero twese urumva hajye bangwa ko turira ku isahani kuko turi Kigali bushese n'abari inshuti magara oya reka nguzamura bivuga amakuru amaze kwakira akakanya bitewe n'ukuntu urumva Isaga yasabe amaze guteza ibibazo hanga mu Rwanda uwitwa Isiaka akaba afite amakuru agiye kubahereza hanga Isiaka zamuka we zamuka ubu ramostinze ndaguhostinze hanga ko akunda bikuza bazankweshe umunsi basi bakama nakugurutse watunera gahinda kenshi nge nakugurutse najya nkubaza ibibazo bikomeye hari rocket na wanza kwivugira breaking news reke ngivuge amakuru maze kwakira Isiaka mpaye ambwiye yuko abantu uko ari babiri bose ari n'inshuti bashyiraga ahantu hamwe zirasimpanga kumanga zirano kizaje yewe garabigoroye nibishira neza zirano kizajyaga muhari sikura muntu bavuga ko sabe yavunitse ari havuye akoze kukiri kubagira imwe wanza kwizambuka yizamukamo nyine ariko abantu bakubyumva gusobanukirwa rero akamubwire niyo mpamvu bari abantu bose bumva ko ari abanyamakuru mwakuranye bagupinga baravuga ati Isiaka n'uri no twamuvuga ibintu bicyasi twakorera bibi ntiyatumena natwe bakubona nk'inkoko reba bari ku ruhara rwawe ufite bagakora nk'inkoko alasha ariko barantinya cyangwa nkunda umwana wawe ariko urakoze cyane ariko baranantinya bagomba gutinya se jabone muri kanti ngene bavuze ati niyinjira ariko nkinjira neza waruriye buriya ngo wisanze muri kanje
niyo makuru nakiri ngiye kuga ku gipangu cy'umusaza shaka iki shaka inkuru nyine Isiaka ngiye impamvu mashaka sari umuntu ajya unsobora mu rukiko arajya gutara inkuru ubu ari he yawe bikomeretse cyo bamukubisiye ubusari Imana izajya iduhorera nyine uburoko Imana izajya iduhorera nta mudafungwa ariko ari Isiaka ni mpamvu ushaka kugira ngo utebitse no kwibira bya debeni ita ku bya debeni na Medi simwe ntiyarogesheje undi bamwe bakemera bakaba abakristo ejo bundi bakaza bakerekana ngo uburyo ngo Medi ahora arwana n'umugore bakavuga kimwe cyose yawe uvuze ibintu bikomeye abakunzi ba Medi urabazi ikiganiro kirangize ibintu ubuzanga bugeni tuzaje njyewe muntu yego ni njyewe muntu mu mutima wawe no bitekerezo byanjye wakunze Medi birenze igipimo nkuko yaririmbye yandirimbo birenze igipimo na nisa ndacyari umufana we ariko nanone yarambabaje kubera iki yego indirimbo ze zaramfashaga ese watamitse undi ninde buri nese ubu ninde uri kuri hit ze ku mashanga se nyine no wagize miliyoni n'ama miliyari ese buriya none ajya mu kizu we ajya mu kizuru nawe twigendere twikomereze njyana bano bantu nakubwiye ko hari igihe nzaza nkavuga si kuvuga ibyo ngibyo byose ukavuga ariko buryo ugize amahirwe ukabasha urumva kubona aho urira ntuzagotwe ariko nanone niyo nkubwiye abantu bitekereza ndabyumva nugira amahirwe ukabona aho urira ntuzagotwe iki nkubwira icyari cyo utazakora kugambana igihugu kwica kuroga sibyo uzakaraba amaraso n'ukuri Imana izabikurinde n'abandi batwi Imana izabiturinde ndakubwiye ngo ntuzabimura amaraso nugira amahirwe ukamenya ngo hari ahantu naharira ntuzahagotwe n'ukuri kw'Imana n'abantu bari kwica n'abandi b'ijisho ryiza nese ikiganiro nakoze kwa Sabe yego noneho nkubwiza kuri kiriya kiganiro yego ishobora kuba wenda cyananunze ukwezi kose kera gutunza ukwezi kose ese burasabye ko abantu biyo none n'abantu bafite umutima woroshye cyane ko kuri ya video views nabonyemo nira nkuru yego yantunze nk'ukwezi kose amafaranga nayikuyemo ako nta mabura mushyiriyemo niyo mpamvu yese bangiririmo bura nta gucyeka ko ari amafaranga y'inkora amaraso nawe cyase cyo bita ngo inkora amaraso cyase derimani abajya kunuza abajya gufata views ku marimbi yego abo bantu nanjye wajya ufata inkuru isanzwe y'umuntu wavunitse yego bangiranye nabo yababa ariko kwitsa nyine kuri mpano y'Imana we nyine imvuga ngo mpano iki nisiba ngo mutamano mpano y'amaziranoki nanjye utambabaza nirwari oya siya uyirakara ariko nese n'umwisha uburyo yavuze yuko yego buriya bwato bwarohamye hirya mu baturanyi urumva ngo abigize muranga ngakiva munsi y'amazi ubwo avuye nyine mu bundi buzima bwe akigera hejuru y'amazi ngo buriya bwato bwahise burohama sobanya video sare hejuru y'iki ase buriya zirana Medi babyete photoshop ese buriya reka nkubariza kanisiya nese nago uwo ngo siwe muntu urumva waranyweye n'amaraso kurenza ibindi byose gushinyagura kwikina ntago b'abanyamakuru bajya tumusabere bamudode se tumusabere bamudode kuko twumvishe n'umuntu wagiye akavuga ko yaguye amaraso pasi nese ando banywa amaraso ya pasta koroda ari he nako ari kurya ibigori muri nayi ari he abanyamakuru se bamushutse bishakira views ari he nese mpano y'Imana barari mu kizuru nawe cyangwa nibijyujyu byo bidakora niyo ngabo bavuga ngo imodoka zacu yo tuzigiyemo mwadukizemo gukora ibiganiro bakorana se ariko ejo bundi yarashatse sinzi n'impamvu ahora hanze bura nawe tuzagaruka mpano y'Imana si benshi uta mpano y'Imana ntuze se ntumuvuge oya reka mubomore oya nzamuvuma muvuge kuko nawe tuzahura narwo ngaburira ese ko mvuga ngo nyiri big town nyire ko mva ngo birakora bira by'ibijujju ngo by'ibijujju kuko numvisha ibintu bavuze kuri wa mukobwa wabo Adibi mu kizuru bamujyana harahana akagenda kabikidebire harahirya yewe mumbabarira Adibi ntago mututse ahubwo bavuze ukuntu nye bamujyana bakamukora ibitangaza nyine ngakaza ngo nawe kuvuga byarananiranye none kubera ko ngo Adibi ari mu bantu batwikanga mu Rwanda ngo babakobwa kurenza n'abatiti n'abanyambo niyo mpamvu rero Adibi bamujyanye harahantu sindi utinira kwita kuri zina bakti wowe niwe muntu uri gushyira amajwi kubera ko ibintu bya gitumo n'abakozi bose bagera bavuga ngo kura abantu mu kuzimu uyu nguyu bakti nagora agiye akagenda kuri Afrimax akayakuzana isanduku ngo bakwe umuntu urabyibuka ariko nawe ngo kiragiye wari mu kizuru kiyo nguri inshuti
inde wowe ki hari abantu bara tutaba n'inshuti Bagti se mwakoranye cyane neze waramwanze cyangwa yaragutegese nawe ntago namwanze urumva ese buri reka nkubaze connection ya Bagti urumva n'umuntu bita Sarongo urumva kwera ko bura mu kizuru kimwe bose buriya ngo nibyo gihe ntibanabitinye ngo Bagti bamwitsaho cyane yuko ari n'umukongomani gafite nyiribico ngo kikizayirwa ngo igiswahili kishi cyane ngo bijyujyu n'imiryango ngo bafite subwanga yabaye Tanzania yagiye kireke Tanzania haba iki ibijyujyu kujya uvuga Sarongo se sobanura bangu n'umupfumu ngagene nese ibyanya byo nawe urabyemera y'abapfu biribwa n'abapfumu ese barasarango nawe babyemera ko biranga barabigira sha ntabyagira kandi urushuti ye mwarakoranye zirambaraga bavuga yajya Saro tuzazana tubyerekana so byo kuri Bagti yakoranye nanjye kingana iki cyakuze mani se ndumva cawe afi max wagibuka muri ba bantu bafashe bari bameze nk'ibiki irwamagana abantu bakoze boranyije bakamwirukankana n'ibiki n'abantu bari bagize kunikona urabyibuka hejuru mu rutoki hejuru imande yo kwa Sara ngwamya ngo baramwinjiri bari bukabatunga intoki wa mu pastor afite bibiri bukinisha Imana agahita ngo amutunga ingwana agahita arawa ariko nanone ubwenge ni bwiza niyo mpamvu Umunyarwanda ngo iyo buza kumanywa na bose kigana ndicuza impamvu gikoze uvuzemo abantu batari beza Basarongo nyine nzi connection yabo kubera ko buriya ngo na Doni Mbogo ngo iki n'iki ngo oya bira nibyo nuza yikinnye oya ngo bajyaga bagira sha umusa oya nyine niturengere oya nta kibazo ariko hari abantu benshi batubabaje ese kuri space baba kuvanaho ni wacume ku Mana oya nuko ngiye mbaheregeta abarimo baje nimba none badafite ubwoba kuki batakoreka ngo uvuge abantu mukurikira amashi entertainment munyitegure mukangiye kwa kubita umuriro mubyitegure imiriro ya Yago ndaje bazanira oya akise arabizi neza ndakuba sha bivuga Yago n'ukuri Yago n'imfura abo big naje ariko ngo barahanga hose indire urisigirange ariko nukuri kw'Imana Yago yaramperegese nanjye arenge Yago ndamufana uramufana umufana ibikorwa bye abanye ku nimbuga ne marakoma ama video ya danje murekure miriro sanga ndabonye uburyo yazanye mu miss oya wembwire ngiye mbwira murekure miriro ko ndayizi nayo ngera nakubwiye mbari ku mihanda no gushaka makuru aho rekura big inaje yaje muri commentaire barawe guheregeta wica ku ruhande ariko oya Yago urumva yawe reka nyine na kamera niyo nushaka kubita sinyare n'ibiki barakureba bati mu kiganiro bansaga kuri mashite ikigano tugikatire ranga birarangiye gisozwa rero yego reka dusoreze ku kintu cyitwa inzangano n'ishyari ikintu nakubwira cyo kimwe ngiye nkunda igihugu cyanjye urumva nkunda igihugu cyanjye nkaba numva nanagikora buri kimwe kugira gitere imbere ni nayo mpamvu iyo ndahangama nshaka kujya nigisha abantu buri udashaka kugira ugaragaza ikibi cy'umuntu ntago namwereka n'uburyo bwiza yanakihanamo niyo mpamvu bari kuza kugaragaza umuntu ibibyiwe n'ibyiza byagiye akora none mushyire hagati mushushanye murebe mvuga turahitamo iki dukoremo iki giki kubera yuko Isiaka bizi neza yuko ishowbiz tuyikora kugira ngo igihugu cy'u Rwanda gitere imbere kigaragare neza n'abantu bamenya makuru mu Rwanda basore bihangiye imirimo abantu b'aba diaspora bari hanze ako ndashaka kuzagwa inkuru ya nyange kubite breaking news umunsi umwe zanyazo bajya kuzaba kubona hano uzugiye kujya unambika nanjye bya bintu kubera ko ngiye kuzajya dukubita imiriro ariko reka mwabwire babandi njya mu bitaramo bambona bagatangira gushaka uburyo asirye nk'ubwintu byambayeho twagiye hari kuri dekeza muri nuza mu gitaramo cya hari nge nagiye inyuma hari ahantu umuntu nabaniga baza banyegenda ahugane mwe mwitonde narirutse kiza no kutajya unywa icupa ariko abantu babaye babi urumva kubera ko basigaye badushakiraho batadushakira ngo nubwo twagato icyo wanyweraga cyo hariraga reka ntange breaking news hanga rero amakuru mutaramenya muri showbiz nyarwanda hanga breaking news abanyamakuru bose mubona bafite ubugome n'inzangano muri showbiz nyarwanda hanga bose barwaye sida ubwo nkubwiye ikintu gikomeye nananze kuvugira hano kameraman ko kanasaga tangize nyamwe bose barwaye za sida imishano ubugome n'ibibyimba byuzuye imitima sida zero kandi na bamwe ni n'abatinga abandi nabo ni n'abatwaje nago